Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi nk'uko dukomeza kugenda tubibifuriza muhahe muronke. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa iba igurishwa cyangwa se ikodeshwa ibicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Ni nako tukwibutsa gukanda subscribe, ukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mubimenyereye tubagezaho nyine amazu, ibibanza, ari nako tubaha andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa tukabafasha kuyibyaza umusaruro mu byo twita property management. Ni karibu cyane rero, mushobora kuza tukabafasha kubyaza imitungo yanyu umusaruro, tubaha abakiriya bakodesha amazu yanyu cyangwa se ibibanza, ndetse kandi tukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Mushobora kuba mutabona umwanya, bishobora kuba se bitagenda neza, twe turaza tukabafasha kubikora mu buryo buri professionnel, tukabafasha kubyaza umusaruro ukwiriye inyubako zanyu n'imitungo yanyu muri rusange. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu ya etaje ikiri nshyashya yubatse mu buryo bugezweho. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, umurenge wo ni Kimironko, ariko aho ngaho nta handi, ni muri ya quartier ikunzwe cyane, mwakunze muri benshi, nta handi, ni muri Kibagabaga. Iyi nzu iri muri Kibagabaga rwose, yari hafi y'ibitaro bya Kibagabaga. Ikaba iri kugurishwa kandi amafaranga atari menshi, kuko iyi nzu ari nini cyane ndetse iri ahantu heza cyane. Inzu ikaba ifite ibyumba bitanu, binini byo kuryamamo, ndetse kandi buri cyumba kikagenda kigiramo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Ari nako kandi buri cyumba gifite douche na toilette yacyo, hanyuma ikagira salon, salle à manger, cuisine yo mu nzu nziza, ndetse na stock yayo. Ikagira kandi parking na jardin bihagije. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite na annex hanze. Iyo annex ikaba igizwe n'icyumba twakwita ko ari nk'icy'umukozi, ikagira cuisine yo hanze, ikagira stock, ikagira douche na toilette hanze, ikagira ibigega by'amazi, ikagira aho bashobora kumesera. Ifite ibintu byinshi cyane ndetse bigezweho. Ari nako kandi ifite ibikoresho bijyanye n'igihe, ngira ngo murabona nk'inzugi zayo, nta nzugi z'amamuvura gusa, ni ibintu mbese bya karite byubatse iyi nzu. Iyi nzu rero ntabatindiye, nuko iri ku isoko kandi iragurishwa amafaranga atari menshi. Wakwibaza uti nangahe? Mu by'ukuri ntabwo ari makeya mu magambo, ariko nta nubwo ari makeya kuyageraho, ariko kandi ukurikije n'agaciro uyu mutungo ufite, ni makeya kuri wo. Irashaka rero miliyoni 250 z'amanyarwanda, kandi ziri negociable. Ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400, miliyoni 250 negociable. Hanyuma ugatunga etaje yawe Kibagabaga. We rero icyo usabwa nta kindi, ni ukuza ukayisura, ukatubwira uti wenda nashimye, waba washimye, ukatubwira ati wowe watangaya, ayo watanga rero niyo duheraho, habaho kumvikana. Iyi nzu rero ntigucike, wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se kuri 078123 Si ibyo gusa rero, wadusanga dukora mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya 2, hanyuma noneho tukabasha kujya kuyikwereka. Ari nako kandi rwose ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market, nk'uko biri hano kuri YouTube. Komeza rero ukande subscribe, ukore share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe mukomeze kujya mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ni nako kandi tukubwira wowe ushaka kugura, ngwino tukurangira imari ugura ziri ahantu heza, zabyungura, zitari mu manegeka, zifite ikibazo na kimwe. Ari nako kandi nawe ushaka kugurisha, nyaboneka tukubwira ngo tugane tukugurishirize, kandi mu gihe gito cyane. Ni karibu cyane, turabakunda. Ciao ciao.
uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.